yanjye ngiye kujya ndizunguza hahandi nako ntacyarayima nkajya ntwara imodoka hejuru y'ikibuno cyanjye umva ahubwo reka ngende wowe ufite ikibuno we wagira ngo ni umusozi wa Saruhe nanjye bambwiye ko umuntu wese agira ikibuno ari uko yariye igitoki n'ubunyobwa nanjye ngiye kukihata ku buryo nanjye nzagira ibuno we ese ko mbona uriya agendere nk'uwo basiramu numva ngo ariya mabuno niyo yakuriye abagabo b'akarere bose yewe data we urugendo ntabwo rwanduye nageze naruye n'inkweto zancikiyeho imyenda itsaziyeho ese ubu koko abo bagabo bubanire tatabo kwirongorera gusa asike inkuru rero umva rero nari maze iminsi ngushaka ngo maze igituma uzana ayo mabuno ameze uko reka da ubwo byari bishaka kumenya umva rero kugira ngo ugire ibuno nk'iri ryanjye ese hajya nta gatipu ugira akajya kagutereta oya ntabwo ngira muri no umukobwa nkawe ukaba utagira umutipu ugutereta nawe ngira muri no minsi umva rero ujye uyashyira abahungu ubundi bayakorakoreho hahandi uzajya kubona ukabona ibuno ryatese nari maze iminsi nihata igitoki n'ubunyobwa kirimo ubunyobwa kugira ngo ndebe ko nazana ibuno nk'iryo ryawe barakubeshya ma ariko buriya ntambeshyera ngo abahungu simbyemeye ariko mbega umukobwa w'umupfapfa genda ndaguhamije yemwe aho kwa Sylvia muraho kwa Sylvia muraho akabantu bariyora ego ese ni mwebwe nyenye yego ni twebwe reka nze numva ikikugenza ahantu usa naho kuhamanuka ko bigora nari nje kubatira udukweto tundi tumaje kuncikiraho reka nze dufite waniza reka nze nzikurebere wari ugiye se nyenye genda unzanire ibindi ndabikubwira nyine rero ko tukubereye nyenye turambereye rwose ahubwo urakoreye rwose urakoze uravuze nari nkunyarukiye hariya hirya wa muntu abantu baratubutse ngo gukora imibonano mpuzabitsina ngo hari icyo bishaka wa muntu wese bamuri barabikora bakigendera udukweto twacikiyeho nta mwenda nyigira nta kintu bamarira wa muntu umva baracutse pe ntumerere nanjye umukobwa yaranshutse ngo nzajye njyana amabuno ngo abahungu bayakorakore ariko nsigaye narigira inama yo kurya agatoki kasubiye karimo ubunyobwa kameze neza urareba se buno ritara ndabona ryaraje uzi ukuntu bancutse barancutse ngo nindamuka mbikoze nzabyibuha amabuno ngo azabyiva nyine abyibuhe none ndebera nta mabaho barakubeshye ntabwo ari ibyo biyaza urakoze kungira inama ubu sinzongera ariko nubwo mvuga ngo uriya mukobwa agenda nk'uwo basiramu kiriya kibuno cye kiba hake harya ngo nicyo akoresha na kontaki bakazireka meze bite se uriya mukobwa ara kandi ubwo wasanga wahenganye urabona atari kugenda neza ararenze kabisa nta mirengere mbona mahingaro yararenze ukuntu agenda neza nta mirengere mbona dore mama kandi ubu agiye kumbuza kwihurira n'iniga cyangwa iniga nako ni iniga kazi uriya se kirenga ngwino hano reka nitabe mama ndaje sibyo ntugira aho urya ntaragaruka siko bimeze sawa ndaje ariko kire wari uhagaze hari ugira uti wibagiwe imirimo wari ugiye gukora mu rugo wagiye se ukayikora nawe ariko wa mwana we wabaye ute koko
ariko koko ngo ntawuhanutse koko urabeshya ikivi natangiye nzacyusa uzacyusa ibyo birakureba. Umva Peter, amakuru rero. Aya ntabwo ni kapita. Umva Kire, amakuru rero. Aha. Ahubwo Cyangwa se n'umwana yaduka. niko bimeze. Ikingo nta kintu ajya avuga, nta kintu ajya atangaza. uragira ngo ntangaze iki? Nanga kundushya kandi wowe. Ariko no mwana ngiye mbona atakurushye. Ahubwo mbona yitonda. Uyu mwana wamunyihera. Yitonda. Ubu ameze nk'ikijumba, urumva? Cyara kisebanya. Ni ikijumba cyaraye mu nkono cyangwa se ubugari bwaraye ku isiniya. Iyo utawunyeganyije cyangwa imbere ngo ubikoreho, urumva? Ntabwo buvaho buri. Iryo ni itiko. uriya mukobwa ara urasa aragenda ati ariko asigaye yirata mana aha nahise muko umva hari ahantu ngiye ariko ndaza nyizanye inyise ko ntacyo yikize y'imodoka wagiye gukorera imodoka perimesi umva hari abatipe baguha imodoka nako ntacyo bagahita baziguha reka da ariko umukobwa we wajya ucisha makeya wacishije make mukobwa ugira ngo ni nkazo washatse ukagenda ukiherera iyo mu bikwani aha ugira ngo ushaka kwanjye se si uko nari ndi umukobwa utuje waretse kwikwinaga hejuru umukobwa jya umenya ibyawe aha reba wa mukobwa we uzi igihe gishize ariko igisigaye ntacyo uzi none se maneke ko wambeshye nakubeshya iki se ko wambeshye ngo kugira ngo nzane amabuno ngo nzashyira abasore bayakorakore kandi narabajije umuntu mukuru akambwira ngo si wambazaga iki se ubundi ubajije ubusa umusubiza ubundi